Amahoro amahoro bakundwa muri Kristo Yesu, bakunzi b'ijambo ry'Imana, namwe bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nzitizi ya kane muri eshanu zituma amasengesho adasubizwa, ariyo kwitotomba. Dusome ijambo ry'Imana. Kubara 14 umurongo wa 2 haravuze ngo Abisiraheli bose bitotombera Mose na Aroni, itangiriro ryose riragira riti iyo twaragiye mu gihugu cya Egiputa cyangwa iyo twaragiye muri ubu butayu. Dusubiremo. Abisiraheli bose bitotombera Mose na Aroni, itangiriro ryose riragira riti iyo twaragiye mu gihugu cya Egiputa cyangwa iyo twaragiye muri ubu butayu. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu ushobora byose, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye ijambo ryawe ryiza. Nkohereza imitima yose igiye kuryumva kugira ngo ijambo ryawe rigire ububasha. Urakoze ko ushobora byose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Nk'uko twasomye mu ntangiriro, harimo inkuru y'Abisiraheli bava mu Egiputa bajya i Kanani. Ubundi byagenze gute? Kuki Abisiraheli bajyanywe mu Egiputa? Ubundi byatangiriye kuri Aburahamu. Mu gihe Imana yagiranye n'Aburahamu isezerano, byaramunejeje bijyanye n'amahame y'ijambo ry'Imana. Aburahamu yiyemeza gutambira Imana igitambo. Itangiriro 15 umurongo wa 12 kugera 13 haravuze ngo ku kirengarenga Aburahamu arasinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi baramufata. 13 Uwiteka abwira Aburahamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Ngaha cyangwa se ngiyi impamvu yatumye Abisiraheli bajyanwa mu gihugu cya Egiputa ari iminyago cyangwa se kuba abacakara. Byaturutse kuko Aburahamu yatangiye igitambo agitambira Imana, arangije arasinzira, inkongoro zigikoraho ziracyanduza, birangira Imana ihannye Abisiraheli cyangwa se abazakomoka kuri Aburahamu. Bagezeyo Abisiraheli bakoreshejwe uburetwa bw'indengakamere kugeza ubwo Imana yahagurukije Mose ngo aze ajye kubavana mu Egiputa abajyane i Kanani cyangwa se abacungure. Ubundi Bibiliya ifata cyangwa se yita Mose umucunguzi w'Abisiraheli. Byari igishushanyo makeya cyerekana yuko na Yesu Kristo azaza gucungura isi yose. Mose umucunguzi w'Abisiraheli, ariko Yesu we ni umucunguzi wacu twese. Niyo mpamvu Imana yabakujeho amaboko akomeye bigereranywa no gucungura. Byagenze gute? Mu gihe bahagurukaga bava mu Egiputa bajya i Kanani, bagombaga kugira urugendo ruri hagati y'iminsi 9 n'iminsi 11, ariko kubera kwitotomba Imana cyangwa se Imana yahise ibahana, bakora urugendo rungana n'imyaka 40 y'uruzerero bagenda bizengurukaho. Mu yandi magambo, Abisiraheli urugendo rwabo barukoze imyaka 40 bizengurukaho. Nguko uko bizakugendekera umunsi nawe wafite amasengesho yo kwitotomba. Uzahora wizengurukaho, uzaba mu buzima bw'uruzerero kubera ko witotombye. Abisiraheli bahaguruka mu Egiputa bahagurutse ari imbaga, ariko igitangaje hagezeyo mbarwa. Kubera iki? Kwitotomba. Bari mu rugendo baruhije Mose. Bageze ku nyanja bati Mose turapfuye, tutabare Mose. Mose asenga Imana, Imana ngo Mose ufite iki mu ntoki? Ifite inkoni. Imana ati yirambure ku nyanja. Ayirambuye inzira iraboneka, Abisiraheli barambuka. Bageze imbere bati Mose dufite inyota turapfuye. Imana iti Mose ufite iki mu ntoki? Ifite inkoni. Ikubite ku rutare rimwe, amazi arabidubiza. Mose akubise ku rutare, amazi arabidubiza. Begeye imbere
abisiraheli bati Mose turashonje, Uwiteka Imana ishobora byose ibaha manu. Haciye n'iminsi bati Mose iyi Imana duhana ntabwo tuyishaka turayigaye, dushaka inyama. Imana irazibaha barazirya kugera zibacira mu mazuru. Iyo ubwaye iby'Imana iguhaye uhabwa ibiguca mu mazuru. Abisirayeli bakomeje kurusha Mose kugeza n'ubwo bifuje amadegede n'ibitunguru by'ibibabi ndetse na tungurusumu. Ubundi iyo umuntu yamaze guhaga yarenzwe hari igihe asaba n'ibidakwiriye. Ibaze kugira ngo umuntu abe yariye ibiryo narangiza yifuza ibirungo. Abisirayeli ndashima we, Imana ibahaye amazi, Imana ibahaye manu, barayigaye bashaka inyama, Imana irazibahaye. Bamaze kuzirya ngo dukumbuye tungurusumu n'amadegede ndetse n'ibitunguru by'ibibabi, ibirungo. Kubera kwitotomba batangiye gusenga Imana ntibumve, ikabirengagiza. Umunsi umwe Mose ajya gusenga ku musozi atindanye n'Imana, agarutse asanga abisirayeli bari mu gishushanyo barimo bagihimbaza bavuga ngo Mana yadukuye mu Egiputa. Mose arababara. Kubera iki? Abisirayeli ubwoko butagonda ijosi, kwibagirwa aho Imana yabavanye. Bene data, kwibagirwa aho Imana yagukuye iragatsindwa. Abantu bo muri iyi minsi barasenga ngo Mana ngo ntabara, ngo Mana uko utenze, ngo Mana ngwino. Bene data, dushaka kureba Imana uzayireba ibyo yakoze, biguha imbaraga zo kumenya ko n'ibiri imbere Imana izabikora. Ubundi muri kino gihe iyi nkuru y'Abisiraheli ni iki twebwe itwigisha? Iyi nkuru y'Abisiraheli muri kino gihe twebwe iri kutwigisha kumvira Imana, kunyurwa n'ibyo Imana duhaye, tukabyakira n'umutima mwiza, tukabyishimira, tukabibamo, kubera ko ni impano duhawe n'Umuremyi wa byose. Reka tubagire inama, nusenga witotomba, Imana ntabwo isengesho ryawe izigera iryumva, cyangwa se isengesho usenga ntabwo rizumvikana imbere y'Imana. Iyo witotombye imbere y'Imana, amasezerano yagomba gusubizwa mu mwaka umwe ushobora kuzayabona nyuma y'imyaka 10, kubera ko witotombye. Ibyari gusora mu mezi 3 bishobora gufata imyaka 5. Bene data, mwumve kandi mwirinde ingaruka zo gusenga ariko mwitotomba, kuko iyo usenga witotomba ni wowe uba wizize. Wowe usenga uri imbere y'Imana, senga amasengesho ariko uvanemo inzitizi, ubundi maze urebe ukuntu amasengesho yawe azasubizwa. Mwakire ijambo ry'Imana. Amen.